ibice 8 umurongo wa 21 haravuze ngo maze negekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Nuko kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare niza bagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Iri jambo riravuga ngo kugendana n'Imana ugatangirana kuyoboza Imana inzira kugira ngo hatagira ikikuvangira. Ubuzima bwawe bukabamo kuyoboza Imana inzira. Ezira tubonye yari ari kumwe n'abandi bagabo batatu, uwitwa Zerubabeli, Nehemiya na Ezekiyeli. Aba bari abahereza ba vino ibwami, nibo bajyanywe ku cyiciro cya kabiri cy'ubunyage bw'i Babuloni. I Babuloni aha mbibutse ibintu bibiri. Icya mbere, Babuloni ifitanye isano n'aba bagabo, nubwo ibajyanye nk'abanyagano ikabatwara batabyumvikanyeho, ariko hari aho bahurira. Uti ni hehe rero? Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro 12 umurongo wa 1, yaramubwiye ngo haguruka uve muri Uri y'Abakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Imana ibibwira Aburahamu. Aburahamu yabaga ahantu bita muri Uri, ni karitsiye cyangwa ni umudugudu Uri, ngo kandi ngo ni Uri y'Abakarudaya. Abakarudaya nibo baturage ba Babuloni yingiye yabanyazi kuri iyi nshuro. Bivuze iki? Biravuze ngo Aburahamu nawe ataritaba umuhamagaro, yari umuturage wo muri Babuloni, kuko nawe yari umukarudaya mu Bakarudaya. Imana iduhindurira amazina twarahoze turi babi. Imana igukiza ibyo wakoraga. Haleluya. Aburahamu nawe yari umukarudaya, kandi abaturage b'Abakarudaya, Abakarudaya bari babi. Abakarudaya bari abantu batoroshye. Ibuka mu gihe cy'uwitwa Yobu, igihe bamubikiraga baramubwiraga bati intama, inka, amatungo, Abakarudaya babyirayemo. Abakarudaya bari abaturage banyaga, bari abaturage biba, bari abaturage b'urugomo, bari abaturage b'igitugu, bari abaturage b'imbaraga, bari abaturage batagira ikibakanga. Imana iguhamagara warwanaga, wari umuntu utoroshe, uri umunyakamere, uri umunyamujinya, uri umunyamoko, uri umusambanyi, uri umwibone, ushinzwe kuriganya, ikakubwira ngo ngwino nkurikira, nzakugira ubwoko bukomeye. Iyi mvugo y'Imana tuyubahe. Imana yacu iravuga. Oh data wa twese, iramubwira ngo haguruka uve muri Uri. Harimo irihe jambo? Harimo ijambo rimwe risobanuye ngo iyo Imana iguhamagaye igukura muri bene wanyu. Ariyo mpamvu wa muririmbyi yavuze ngo arantangaza Yesu, arantangaza. Akura umuntu muri puberi akamuhindura, akamukarabya, akamusiga, akanamwambika henestaso. Shimira Imana yakuzanye ikaguhindura. Iyo Imana iguhinduye igukura mu mico y'iwanyu ikaguha kamere y'Imana. Iyo Imana iguhinduye igukura muri karande y'iwanyu ikaguha karande y'ijuru. Mwami Imana yaranabaye
umwami Imana yaranduye, nabonye Imana ku munsi w'umubabaro. N'umukozi w'umuhanga Yesu arakora, ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu arakora. Umugisha utanga nta mubabaro wongeraho, umugisha utanga nta mubabaro wongeraho. Zaguha umugisha, wongera umugisha, guhindura umugisha, ibyo uzabireba. Imana yacu ni Imana itanga umugisha, ni Imana ihindura amazina, ni Imana ihindura amateka. Iramubwira ngo va. Iri jambo niba utararyumva, henda Imana irivuge ku buzima bwawe, kuko niba itararivuga waba warizanye, ariko niba yarivuze rihagararamo, wirisuzugura, wirikerensa, rirakora. Rirakora. Subiramo ngo rirakora. Etansebe eno setandorai sene saoreka peka yazikaso hota atalome erdrans. Rirakora. Iva aravuga ati ndaje, va kwatera aho babumba ibigirwamana, aho baraguza, aho baterekeye. Imana yagukuye, Imana yakuvanye. Uri Imana nyamana, Mana uri Imana nyamana, uri Imana nyamana we. Bayangiriye neza, bayangiriye neza, Imana kuko yangiriye neza, nukuri kuko yangiriye neza we. Hallelujah. Arangije aritaba. Mana imuhindura umugisha, urubyaro rwe rugira umugisha, amateka ye yagira umugisha. Ibyo ntabwo ari byo nivugiye. Yaravuze ngo nzaha umugisha uzakwifuriza umugisha wese, kandi nuzakuvuma nawe nzamuvuma. Iramubwira ngo nzaguha umugisha, ariko kandi nkugize n'umugisha. Niyo mpamvu iyo uri umuntu w'Imana ugera ku rwego n'icyo ukozeho kikaba umugisha, cyari gihumanye kigahumanuka. Mubisome muzasanga Josefu ageze kwa Potifari ngo n'imboga zareraga, iyo byaraga imika byara 3. Data wa twese, icyo akozeho cyose niko Bibiliya ivuga ngo icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza. Aritaba. Abantu baravuga bati ubwo ko avuye iwabo, avuye mu mirima y'iwabo, ubaragiye pe, aragenda. Wagende, Imana imugira ubwoko bukomeye. Bukeye aba baragoma, nakanaringendereye. Iyo Imana yakuvanye muri bene wanyu ikamuha izina ritandukanye n'iryabo, iyo habayeho gusubira inyuma, aho wavuye niho usubira. Niba yaraguhamagaye wari uwo mu kabari, nta kindi ukora, uhita ujya guhombagura amacupa ya konyagi, kanyanga, muri ture byose, bazoka na byeri. Murambabarira n'inyambivuga nabi, ntago nigeze nk'inzoga kuva nabaho, sinabiteganya. Abandi bati reka ntibyakunda, ndabigutangarije sinzizi. Iyo rero yaguhamagaye wari umusambanyi ugasubira inyuma,
cyambere n'uguhita wibuka bo mwahanye randevu kabahamiriza uti narakijijwe, utangira kubandikira uti ravi I love you, nuko ugatangira ukajya wimwenyuza, ukajya usekera abatakubwiye ngo useke, ugatangira gushyiraho ibimenyetso by'amabwa gusa byo kwigaragaza ukuntu, kandi wari umuzabibu mwiza, wari umuntu w'Imana. Nasomye ijambo mu Bacamanza rirambwira ngo kera ibiti dingo ni kera, ntabwo ari vuba. Muhumura ni ibya kera si ibya vuba, mwe muri abatagatifu. Komera ariko haleluya. Haleluya. Ngo kera ibiti ushatse ubigira uwabibera umwami, ngo byegera ibiti bitatu bikomeye: umuzabibu, umutini n'umwelayo. ngo bigera ku mwelayo. Mwelayo buti umwelayo tuyobore, twabuze utuyobora. Mwelayo arahagira tuva, ngira amavuta n'abami bakunda, ngira amavuta n'abayobozi bifuza, ngira amavuta ahumanura n'abahumanye, ngira amavuta ya Elayo. Umwelayo urabati ngewe ntago narekeshwa amavuta yanjye no kwirirwa mpungabanira hejuru yanyu, kwirirwa ndi guhungabanira hejuru yanyu. Wari abantu baretse amavuta yo mu rusengero sha, birirwa bahungabana ngo bari kumwe ngo n'abandi bantu babaniga, ngo bari kumwe n'abatafu, ngo bari kumwe ngo n'abaki. Mana we, kareka amavuta ukajya kwambara imyambaro, gwara imyambaro jya babona bambaye abakobwa n'abahungu amapantaro yacitse mu mavi ngo ni deshiri. Kabase uriya muntu yabuze amafaranga yo muri pantaro ko yamucikiyeho, kandi ukabona irafuze, ariko ukabona kirasa ukuntu ni ikintu cyacikaguritse ngo ngo n'ubusirimu. Dayimoni rero zikwica bwenge, ukambara ibintu bipfuye, ukambara amaherena byakwanga ukashyira mu mazuru, byakwanga ukashyira no ku munwa, byakwanga hose ukarundaho no ku mukondo. Ubwo ngo uri kugira ngo wemeze, warapfapfanye. Nuko nyine abantu muri kumwe ntibagugura, kuko aho uri naho bari bijya kuba kimwe. Ariko niba uri umuntu w'Imana, wari ukwiye kubwira Imana ngo nigusiga. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishaki gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya, ibyo ntibifite agaciro. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana, abo bana amazina yabo yaranditswe. Iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntiyabanura imvura iguye ngo ineza y'umuntu ntiyimutera gukundwa, ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho, birabagaruka. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. None uzi abantu byagarutse ni benshi, kandi iyo bimaze kubagaruka barakubwira ngo nta cyari kirimo, kubera ko abantu bose bagira icyo bita mekanizme de defense. Bindi babanga amafuti y'umugabo, ubwo buryo gakanga guseba agahitamo kubisebya. Muzabona no ku mateleviziyo bari hangishijwe bavuga bakubone ngo mwareke ngo tugasenga ngo Imana y'abakurambere bacu. Reka nkubwire, umunsi yaguhejeje umwuka nibwo uzamenya kwiriho kurambere. Imana y'abakurambere bahose, bariya bari bataramenya Imana, bari bataramurikirwa n'umuco, nta nubwo twabarenganya. Nibyo bari bazi Imana y'u Rwanda nyine, ngo yirirwa ahandi igatahirwa. Urabarenganya se ko wowe wamurikiwe urirengagiza ibyo uzi? Imana yaguhaye ubuzima, Imana iguhumekeje, cy'ubundi gukirije ibibazo, cy'ubundi dukirije jenoside, cy'ubundi dukirije ibiki. Yewe data we,
wicishije kovide warangiza ukayifata ukayikamira mu kitozo. aba Los Angeles barayisuzuguye baravuga ngo yabonye zero, iravuga ati nanjye ubwenge bwanyu mbugize zero. ihita izihuhisha umuyaga n'umuriro birahura, barazimya ubwenge bwabo bwose, bitabaza n'ibindi bihugu bifite ubwenge bwinshi, indege zizi kuzimya, barazimya birangira bati nanjye mbereke. hasigaramo urusengero n'inzu y'umurokore, bindi birashya. ibi si ibikabyo nge nibarije umuntu utuyeyo. aravuga ati rwose byarabaye. none icyanangaje yanyongereye arambwira ati hari n'inzu basanzemo Bibiliya bagasanga inzu yahira kongoka ariko Bibiliya ntishe. twibaza ibintu bavuga ngo ni iby'abazungu, kuki uwo muriro utabitwitse? mwakubashya Imana ra ko Imana ari uko itavuga nkatwe ngize iterana amagambo natwe, ubundi kwije isi yahinda umushyitsi, ko ibyo twibwira byahinduka. uwubaha Imana yubahe. iyo rero usubiye inyuma aho wahoze niho usubira. niyo mpamvu abakarudari bo bagombaga gufata Abisiraheli, kuko bagombaga kubasubiza mu gicumbi cy'ubuzima bahozemo. hanyuma bwa mbere batwara umwami witwa Yehoyakimu, batwara Daniyeli, Saduraka, Meshake na Abedenego, barabajyana baragenda barigisha igikarudaya, baranaciga baremera. Daniyeli na bagenzi be biga igikarudaya bashyiraho umwete, ariko ngo banga kuva mu mwanya wabo. muri Daniyeli igice cya mbere muzabibona aho Daniyeli yavuze ati wapi, sinshobora guhinduka, jewe ndi umuyuda ndabizi. ahagarara ku ndangagaciro za kiyuda, yanga gusa n'abakarudaya. abarokore banone iyo bavuze Babuloni baba bavuze isi y'umwijima, yavuze ngo igikarudaya bivuze imico iranga abakarudaya cyangwa se abaturage ba Babuloni. abakorana na Babuloni rero irakurura. dufite abantu igikarudaya cyaryoheye kurya no mu rusengero kugira ati umva mani twibaza uyu muntu yinigayo izaririmba ite koko ari iniga. gacuranga ariko akanga kaba uw'i Babuloni, igikarudaya akakirundamo. gacuranga ibyo yumvishe mu gisope nabyo kumva bitikuyemo, kumva muri ya ndirimbo ashyizemo, kavuga se ibi byo bishe bite? ni ukubera igikarudaya cyinshi. ntabwo nibo bivuga ngo mbirangize, nzabivuga undi munsi. ibi rero biragenda bigatuma abantu bagushidikanyaho, ntibamenye kugutandukanya n'abandi. ba Daniyeli barabatumva ntibishoboka. mbibutse ko aya magambo mu bice bibiri, usomye mu bice bibiri n'umurongo wo hepfo yaho muri 10 na kangahe, Daniyeli umunsi umwami bamumugeza imbere bamubwiye ngo namusobanurire inzozi. yaramubwiye ngo mwami nyagasani, ndabizi ko wararose natwe twarasenze. aramubwira ngo ariko inzozi warose nta muhanga wazigusobanurira, nta munyabwenge wazigusobanurira, nta munyembaraga wazigusobanurira. aramubwira ngo ariko mu ijuru hari Imana ihishura ibihishwe. Haleluya! mu ijuru hari Imana ihishura ibigize gute ibihishwe. ryari ijambo rivuga ngo twebwe turi Abayuda kandi dufite Imana yo mu ijuru itandukanye n'ibyo bigirwamana nirirwa muramya bya Bayali n'ibindi. Imana yawe ijya igaragara, ugezeho abantu batwitiranye ujya igaragara, ugezeho bagushidikanya ijya igaragara, batangiye kuyifeka ujya uyizamura igaragare, ntukemere bazamura amatabaza yabo, ujya umurika hamwe no gukora kw'Imana. Imana yawe iganza. hanyuma inshuro ya kabiri nibwo batwaraga bari abahungu bane nabo, uwitwa Ezira, Nehemiya na Zerubabeli na Ezekiyeli, babajyana bo kuba bahereza ba vino. baravuga ati muzajya muhereza abayobozi
mubahereze vino, mwe muzajya mukora ako kazi guhera mu gitondo kugeza nimugoroba, bahinduka abasereveri ariko bagumana ibanga. Inshuro ya gatatu ngo baragenda bazana abandi bantu benshi, batwara n'umwami witwa Sedekiya wari winangiye, uwo uwitwa Yeremiya yahanuriye. Umunsi yamubwiraga ati muzamara imyaka 70 i Babuloni. Zaravuga ati bagufunge sha, ibyo bintu uvuza ntibibaho. Arangije ngo bamujyanayo bamufungira mu gikari cy'inzu y'imbohe, ararira avuza induru, abwira Imana ati Uwiteka waranshutse, nanjye nemera gushukika kubera kundusha imbaraga. Imana iramubwira ngo Yeremiya, ubwo ni 32, iramubwira 3 uhereye ku murongo wa mbere, iramubwira ngo Yeremiya, ntabwo ndi Imana ishukana, kuko ninjye ugira icyo mvuga. Iyo maze kukivuga nkabona kidahari ndakirema, iyo nyiremye nkabona kizagira kirogoya ndanagikomeza. Iramubwira ngo ntabaza, ndagutabara, mwereke ibintu bikomeye kandi biruhije utamenya. Celeberi draya sifota tena sepantela heneza koladerans, ndagutabara, mwereke ibikomeye. Imana iguhishurire mu izina rya Yesu. Imana ikwereke ibiriho none, Imana ikwereke ibikomeye biriho, Imana iguhishurire ibyo abandi batabona. Tera haleluya. Kadeba zela bonege ostesans araho ngaho banto de lanceme shalande graya. Nibwo yamukuraga amati subiriramo, ndaramubwira ati ndabizi kuri bumbabaze, ndaramubwira ati ntacyo ngutwara, aravuga ati rega sinkubeshya n'imyaka 70. arabati ngaho subiraho ngaho ushaka gufunga, wamufungira mu mwobo urimo imusitwe ibyondo bikomeye, ariko yemera kubamo. Reka nkubwire, naho waba barakubera ubutumwa bwiza, Imana izi bizigwatiriza. Ntuzihangisheho, ntuzigire umuterabwoba, ntuzigere urwanya Imana, ntuzifatanye n'ababi, ariko Imana nikubwira ati vuga, uzayisaba ubwenge bw'ibyo uvuga. Nukuri bubivuge, Imana izabana nawe. Haleluya. Kuko ibintu byose Imana itubwira iravuga ngo nikubwireze, ibivuga igira ngo itugire inama. Haleluya. Arangije baramufunga. Abo baturage bahise baza barabafata, babajyana i Babuloni. Ko ntibabajyana mu mirimo, babajyana mu kibaya cyitwa Kebari. Nkurikira cyane, Kebari irababihira, Kebari irabasharirira, Kebari babera mbi, Kebari ba Kebari ni izina ry'ikibaya, nkuko nawe ufite Kebari yawe. Iyo uvuze ngo ikibaya, ni ukuvuga ngo Kebari yari bababaje mu buryo butandukanye. Ariko nawe ufite ikibaya urimo, birashoboka ko ari ikibaya cy'inzara, birashoboka ko ari ukutabyara, birashoboka ko ari ukudashaka, birashoboka ko ari ikibaya cyo kutabyara, birashoboka ko ari ikibaya cyo kwambara ubusa, birashoboka ko ari ikibaya cy'ubushomeri, birashoboka ko ari ikibaya cy'indwara, birashoboka ko ari ikibaya cy'amadeni, birashoboka ko ari ikibaya cy'ibitero by'imyuka mibi. Kebari ya buri wese bihari, ariko ndagira ngo ubwire ngo nta mbaraga z'umuntu zagukura muri Kebari. Imana iyo ivuze igukura muri Kebari. Tera haleluya. Kebari yawe, hari igihe abantu bakureba bakabona waragezeyo, kumva uri muri Kebari, Iyo Kebari ni izina, ni ikibaya cy'igisuzuguriro. Kibaya Mukristo yanyuze mu bintu bitanu, aho bita mu gikombe cyitwa mucisha bugufi. Aho ugira ngo wambaye neza, dayimoni zikakubwira ati oroha, n'ubundi byo wambaye ariko birasa nabi. Hari aho yageze aho bita mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, aho uba wumva n'amasezerano no kurama no kubaho. Dayimoni ati turaguhitana, nawe uti ndapfuye. Tangira ati Mana arengera rwose, ukibagirwa ko yakubwiye ngo uzapfa ushaje, imvi zawe zizarinda ziba uruyenzi nyikurinze. Abafite iryo sezerano mutera haleluya. Mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu
uba wikanga urupfu. Hari n'ahandi yageze ngo yitwa mu gikombe cy'ishidikanya mana, aho uvuga ati niyo yavuze cyangwa si ibintu byashoboka cyangwa ntibishoboka. buriya rero umukristo yaburiraga njye nawe, ni ijambo rikubwira ngo ibyo byose unyuramo menya ko bibaho, si wowe wa mbere, hari n'abandi byabayeho. oroha urwana neza umuntu, kandi iminsi mibi burya ntawicuraho undi, umuntu aryiye iyo abandi akayisigaza. ninde wakubwiye ko nta muntu utagira iminsi mibi? kandi burya bajya bavuga ngo inkende uko yorera cyane ngo niko ibigaragaza ngo amabuno ngo n'ubwambure bwayo. ahandi nkavuga ngo amabuno y'inkoko agaragazwa n'umuyaga, hari igihe uhuha ukagaragara. ugomba kumenya ibiri kuba, ukamenya n'uko uhagarara, ubundi ugafata akenda kugira ngo nyine umuyaga utakugaragaza ubwambure, ugafunga ugakomeza, ugashinga iryinyo ku rindi, ukavuga ati nta joro ridacya n'iri rizaca. ukabibwira dayimoni uti ceceka, na bya bindi nabitambutse batari impuhwe wangiriye, na rwa rugamba Imana yarutsinze udahari, ntabwo wangiriye impuhwe. nuko umuntu w'Imana abaho, nta misozi nta n'inyanja nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura, kuko ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose mbibagirire neza. nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. yasaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. n'igitangaza n'igitangaza kose, n'igitangaza ko Yesu yanjye umwuka we wera niwe utunyobora. uzangezi wanjye mwijura mahoro. iyo umwuka wera hari arabiringaniza, bigasurera ariko ntibikwice. Imana ikagukubita ariko yegetseho, bati nubwo ari mu kababaro ariko nzamurinda, azaba amahoro. nijoro ikagikubwira ati wi mwana wanjye nzakududu, ukajya ubabara ariko na dudu bihari, nzakukukuku tinata mwana wanjye nitikita. haleluya. ubundi ikagutera ibyo binya, ukajya wibera mu kinya, ukajya uvuga ati naho yagiye iracyahari, Imana naho yagiye iracyahari. ikagutera ibinya, ukazakanguka yakuzaniye ibyo kurya. Abisirayeli se yabatekeye manu hari icyo bayiguriye? iyo njyo izi kugutekera. ubundi tubaze imibare yawe, wasanga ubundi ubaho muri Kigali gute? wasanga igutungisha aho ubatseho wowe, nushaka kuba hatari Kigali ubayeho utese? wahageze utese? aho uri se wahageze utese? ibyo urimo se wabibonye ute? ubihagazemo utese? Imana yabigenje ite kugira ngo ubirimo? ni akamanu kayo, ni uburyo bwayo, niyo iteka idapfubya, niyo ibitegura bigakunda. iyo utegetse biratungana, hari ukuntu bikora. iyo utegetse bigatunga. nihuse kugira ngo nsoze, Abisiraheli bari aho muri Kebari, babandi basigaye mu gihugu, ngo bari barasigajwe no kujya bahingira inzabibu no gutura. ngo baza umunsi umwe bafite amakoro, ngo bageze ibwami, Nehemiya arabegera arababwira ati nimwegere hino mumbwire. ngo baramureba, arabagaze ati nimumbwire amakuru y'i Yerusalemu,
abasigaye batajyanyeho iminyago babayeho bate? Baramubwira ati Nehemiya, witubaza, ibihe byaradushariranye, byatubanye bibi, inkike zarasenywe, amarembo yarahiye. ngo Nehemiya ararira, ngo arize rero yegera bene wabo, ngo bikora mu itsinda bajya ku kagezi kitwa Ahava. Nujya ubona byagucanze ujya ku kagezi, nubona abadayimoni bari kurumeka ujya ku kagezi, nubona isi yaguhagurukanye jya ku kagezi, nubona abarozi bakamejeje jya ku kagezi, hari ibidasobanutse jya kuka. Salantike solenes ku kagezi birasobanuka. ngo bageze ku kagezi bajyanwa n'ibyifuzo bitatu. Ati Uwiteka we, dufite ibyaha, twararebye turacumura, twifatanyije n'abatizera, twagambiriye nabi, twaratukanye, twaraneguranye, twariganyiriye. ngo abari bari muri Kebari bo barira. Murebe muri Zaburi 137. haravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni, ku biti bemera ku migezi yo hagati y'i Babuloni twari twaramanitseho inanga zacu. Ntabwo ari igihe cyo gucuranga, iki gihe ni igihe cyo kumanika inanga, ariko ukamenya aho uhagaze. Nestansopika ni igihe cyo kumanika inanga, ariko ukavuga ngo nubwo zimanitse Uwiteka yamamare, nubwo zimanitse ndacyari umugenzi, nubwo zimanitse ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo, nubwo zimanitse ndacyari umugenzi, nubwo zimanitse sinzahemukira Imana, nubwo zimanitse nzakiranuka. Hetaseba jene sansolemere hotekedere yasaye. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka dukiza amaboko, yabatujyanye w'iminyago aradutarura, tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Twasaga n'abarota ko dutashye, imiti temba kubera ibyishimo, indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, ubwo twitegeraga ya migabane. Tugiye kwitegera imigabane, tugiye kwitegera imigabane. Indirimbo nshya zigiye kuba mu kanwa kacu. Amen. Unyumvisha tera haleluya. Indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, ubwo twitegeraga ya migabane. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba imitambo byishimwe, urwibutso ko yadutaruye. Haleluya. Ufite haleluya ndayimuhaye ayitera. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
bamanitse inanga. Igitero cya kabiri haba ngo amahanga yose abonye iyo mirimo baratangara bubaha Uwiteka. Igitinyiro n'igikundiro cy'Uwiteka bigota abagabo b'i Yerusalemu. Kibabaje nuko benshi bibagiwe, niho tugeze imitima yabo iradamarara. Umva aho bageze, bagije za ndahiro barahiye ubwo bari mu ishyamba ry'ikibira. Nzamanura inanga nicare ndirimbe, hamagara banje mbarema agatima. Je n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, waduhaye amazi tunyogewe. Je n'inzu yanjye Uwiteka Imana, waduhaye amazi tunyogewe. Ibuka ibuka ibihe wanyuranyemo n'Imana. Ibuka intambara Imana yarwanye. Ibuka uburyo yahagararanye nawe. Ibuka udafite shinge na rugero. Ibuka isi yaguteye umugongo. Ibuka ubona ugiye gukorwa n'isoni. Ibuka ucunganwa n'amazuba, uvuga ngo buracye ariko ntibwira, burije ariko ntabwo bucya. Hegeza ndore basenoide hi. Ibuka Imana niyo kwibukwa. Ibuka imirimo y'Imana uyubahe. Ibuka ugumane n'Imana yawe. Ibuka we gucika intege. Ibuka wongere urwane ishyaka ryo kugira ngo Imana yubahwe. Nubwo imitima ya benshi yadamaraye, ntubarizwe muri uwo mubare. Uramenye ibyo yaguhaye aho ugeze ngo ujye ibihuhisha umwuka wayo gusa, ngo kandi n'ibihamagaye ibihamagarisha ikivugirizo. Biravuze ngo niyo ibigenga. Salomo yaravuze ngo nabonye abari abakire babaye abakene. Aravuga ngo nabonye n'abari abakene babaye abakire. Ngo nabonye abari abaja babaye bari abagaragu babaye abami. Hari nabo nabonye bari abami bahinduka abagaragu. Kubaha Uwiteka biramunezeza. Ntuzigere usuzugura Imana. Ujye wibuka urugendo wagendanyemo n'Imana. Aba bagabo ngo bageze imbere y'Imana bayibwira icya kabiri. Barayibwira ngo turagira ngo tuyobore inzira. Twebwe twiyoboye twayoba, kandi turashaka gukura igisuzuguro ku zina ryawe. Niba i Yerusalemu harasewe, tugomba kuhasana. Cya gatatu barayibwira ngo kandi turagusaba uburinzi twebwe ubwacu n'ibintu byacu n'imiryango yacu n'abana bacu ndetse n'ibintu byacu. Barayibwira ngo ntabwo dushaka kuzagwa muri ubu butayu. Imana ikurinde kugwa mu butayu. Imana ikurinde kumirwa n'icyo kigeragezo. Imana ikurinde guhitanwa n'iyo ntambara. Tera haleluya niba unyumvisha. Barayibwira ati uzaturinde kugwa hano, uzaturinde kugwa muri ubu butayu. Imana irababwira ngo ibyo byose mwavuze nabyumvishije, ariko ngiye kubaha password iraza gutuma Nebukadinezari abumva. Umwami w'i Babuloni, umwami wa Babuloni ngiye kubaha password iratuma bumva. Ni ijambo risobanuye ngo Imana igiye kuguha password ituma uhangana n'ibihe n'amateka. Imana iguhe password ituma urenga bariyeri utarengaga. Imana igukubite password amateka yawe ahinduka. Akira password mu izina rya Yesu. Akira password mu izina rya Yesu. Akira password.
baramubwira ngo iyo password ni umwuka w'igitinyiro n'igikundiro bigiye kubomaho. Igikundiro gituma n'umukoresha wawe atagutinyuka kukwirukana mu kazi. Igikundiro gituma umuntu urugo arushobora abandi barunaniwe bari gukora divorce, wowe urwaye rugahora rukomeye. Mwihangane niba rwaragoranye rwawe, Imana ikugarukeho mu izina rya Yesu. Vuga ngo amen. Niko bimeze. Imana iguha igikundiro gituma byubakika. Imana iguha igikundiro gituma hatongera kuzamo abadayimoni. Uwo muyaga wahuhaga ntiwongere guhuha iwawe. Subiramo ngo ntiwongere guhuha. Ko murabidanangiye ubwo ngubwo. Ubidanangiye wese navuga ngo amen. Gatatu, igikundiro gituma ushora ubusa ari gukunguka kubera ko ufite abakiriya b'impande n'impande. Igikundiro ntabwo cyatuma umukobwa ajya kuraguza, ahubwo icyo gikundiro gituma agira ikibengukiro kitarimo igikundiro cy'abazimu. Igikundiro cy'abazimu ukubwiye wese ukubonye kubonamo ko mwaryamana, kakubwira ati mpa agaturu mbanze numve yuko umeze neza, maze bakanabikubwira mu bishegu byabo, bakanakubwira ati ndebe ko wabyara. Ubundi se kubyara biterwa n'umuntu? Ubundi si ibyo bintu Imana nibyo yaguhembera? Kubera ko uriho igikundiro ariko kitari icy'Imana. Igikundiro cy'Imana gituma bagutinya, ngo aba ari igikundiro polisi igitinyiro. Ugiye kukuvogera asanga hariho bariyeri bavuga ngo stop, mukunda ariko ntumumenyere. Utomenyera. Abagande bakavuga ngo utomanyira. Imana irabati regarde mene tuspa. Ureba ariko ntukoreho. Nuwo kwito ariho amaraso yanjye. Umuntu kwegereye ntacyo bitwaye, kamubwira uti biguhame. Uruti biguhame. Baragenda Imana irabwira ngo bahaye icyakane gituma mubona password. Ni igikundiro kiriho n'igitinyiro. Ngiye kujya ngendana namwe, ngo barangije bava mu masengesho babyina basirimba, ngo bagenda basubiye guseriva. Wa mwuka wari ubariho urimuka winjira kwa Nebukadinezari. Nebukadinezari ngo yicaye n'abatware bagiye kubahereza ibikombe, ngo bahita babonamo umubabaro. Ngo arababaza ngo niki cyabababaje? Nehemiya aratinyuka aramubwira ngo twabashije amakuru y'iwacu Yerusalemu, twamenye ko hasenywe, kandi uwo babwiraga niwe wari warasenye. Uzi kuregera uwasenye ibintu, akaba ari ubwira ati turengere. Umva shake bita igiko. Ntabwo muri kunyumva. Uwo babwiraga niwe wari warabasenye. Baramubwira ngo twamenye ko iwacu hasenyutse n'amarembo yarahiye. Nawe yibagirwa ko yahasenye, arabaza ngo mbakorere iki? Baramubwira ngo turashaka uruhushya rwo kujya gusana inkike z'i Yerusalemu kugira ngo tudakomeza kuba igitutsi. Mubwire ngo aho bukera Imana iradukuraho igitutsi. Aho bukera yafashijwe iradukuraho. Nawe ngo ahita atangira kwikomitinga ako kanya, wongeye kubaha ingabo. Ngo nabo bari babwiye Imana ati naramuka twumviye koko igikundiro n'igitinyiro duhaye nibikora, ingabo z'abantu nazo turibwirwa dusaba, izabagendera ku mafarashi wapi? Abantu nk'abo reka twebwe turagendera mu ijambo ryawe. Bahita baramubwira ati mwami nyagasane, humura wikwirwa wivuna, witegura ingabo n'ibisasu n'ibitwaro. Amaboko y'Uwiteka ari kubayishaka bose, bibagirire neza. Haleluya. Mama aravuga ati none mbakorera iki? Bati twebwe dufite ikibazo. Umurinzi w'ikibira handi ku kiraro cy'uruzi rwa Ufurate, tubwira uko turi buhatambuke. Ngo kanya arababwira ati ngiye kubaho urwandiko. Akira urwandiko muri 2026
akira urwandiko rukurenza bariyeri, akira urukugeza aho utari kuzagera, akira urukugeza muri gakondo yawe, akira urugusubiza mu masezerano, akira uruguhesha umugisha wawe, akira uruhindura amateka yawe, akira urugusubiza agaciro kawe. Tera haleluya. Ukwiye amashimwe Yesu, murekeraho. Tugiye gusenga. Ngo abaha urwandiko rurimo amagambo abiri ngo amahoro n'ibindi. Mubaha amahoro n'ibindi, mubaha amahoro n'ubuzima, mubaha amahoro n'agaciro, mubaha amahoro n'icyerekezo, mubaha amahoro n'ijambo, mubaha amahoro n'ibindi. Ntagire icyo bakena, ntagire icyo bifuza, amahoro n'ibindi. Akira amahoro n'ibindi. Makimara kubona amahoro n'ibindi, hahagurutse bo umurinzi w'ikibiri. Impamvu yari ahari ni uko umuntu wese wambukaga aho ngaho adahawe uburenganzira baramufungaga. Kabiri, iyo wacikaga ugerageje gucika abo bagabo barinda ikibira, hari intaragahanga zabaga mu ishyamba. Muri ishyamba, amashyamba yose abamo intaragahanga mwuka byaramwe kuva kera, zahitaga zigufata zikakwica. Iyo wanyuraga rero ku murinzi w'ikibira byemewe, rwa rupapuro rwawe yararurekonesaga akaguherekeza ukarenga ishyamba. Nicyo bari bakeneye. Bararenga bajya kubaka. Muribuka ko bagezeyo barubaka kandi baruzuza, bahura n'abagabo batatu, uwitwa Tobiya, Sanbalati na Geshemu. Bakajya bavuga ngo nibyo bubaka inguzu zizabisenyura, ngo nizibinyura hejuru zizabisenyura. Nyamara Tobiya bimaze kuzura akenera icyumba mu rusengero, ajya gucumbikayo. Nuko yagera amubwira ngo turi bubacumbikiraho bukera. Abajyaga bagusuzugura uraje ubacumbikira, kandi uzabacumbikira mu byo baneguraga, uzabasengera babona amahoro mu byo basuzuguraga. Bazavugishwa kubera ibidayimoni byabanize, ubasengere bacumbikirwe n'amahoro. Tera haleluya. Mureke dusenge. Iyo mfashijwe mba numva nagomamo. Umwungere dusengane, tubwire Imana ngo uracyari ya Tabara.